Mbahaye ikaze mwe mwese mudukurikiye aho muri hatandukanye, nizere yuko muri amahoro, nizere yuko muhaha mukaronka. Uyu munsi kuri mikoro muri kumwe na Mutabazi, umusore w'intanguranwa mu kugaba, wagabiye ijambo na rugira, agirwa inganzwa n'indangagaciro ndetse na kirazira. Mbahaye ikaze mu kiganiro, mbasaba kandi kugira ngo wowe utarakora subscribe yikore, uyu ni umwanya, ikore comment ndetse na share, ibyo byose bizadufasha. Ikiganiro cy'uyu munsi nabateguriye inkuru y'abagabo bane barimo baganira, basubira mu mateka, bivuga ibigwi, bavuga ibyiza bitandukanye bagezeho. Umunsi umwe barahuye bose ko ari bane, mu gihe hari hashize igihe kinini batari kumwe. Umwe muri bo arasohoka gato ari kuri telefone, batatu basigaye batangira kuganira, buri wese atangira kuvuga ibigwi by'abana babo bagiye bageraho bitandukanye. Umwe ati, umwana wanjye yaraminuje, kuri ubu ngubu ni umu enjeniyeri mwiza ukomeye, ubaka amazu y'abakomeye, afite akayabo kamafaranga, ubuzima buraryoshye. Ndetse mu minsi yashize aherutse kubakira umwe mu nshuti ze biganye, amwubakira inzu nziza cyane ifite akayabo k'amamiliyoni atabarika. Nuko mugenzi we wa kabiri nawe akomerezaho ati, ndumva rwose ari byiza. Ati, nanjye kuri ubu umuhungu wanjye yarangije amashuri, kuri ubu ngubu atwara indege ku buryo kuri ubu ngubu ubuzima bwe buraryoshye. Ahubwo nawe mu minsi yashize hari inshuti yaherutse gushimira kuko yamubaniye neza mu gihe biganaga, ngo agenda amufasha muri byinshi. Hanyuma rero aherutse kumuha akayabo k'amafaranga menshi kugira ngo abashe kumufasha muri business. Uwa gatatu nawe akomerezaho ati, ndumva rwose ari byiza kandi ari ibyo kwishimira, ndumva twese twarareze neza. Kuri ubu nanjye umuhungu wanjye yabaye umugabo ukomeye w'igihangange, yize ibintu birebana no gukora amato, ati ndetse no kuyatwara. Ati kugeza ubu ngubu ni umukire ukomeye cyane. Ati ahubwo nawe mu minsi yaheshize aherutse gushimira uwari inshuti ye, hanyuma amugenera ubwato bwiza cyane ngo buzamufasha mu gihe cy'iterambere ry'ubuzima bwe. Urumva rero ko bose ari abana bitwaye neza, biga neza ndetse bagira n'amahirwe, birabahira. Hanyuma mugenzi wabo wa kane nawe abarinjiye, mu gihe yinjiye babo bati, twarimo dusubiramo inkuru z'abana bacu aho bazigeze mu buzima. Ati none wowe wa muhungu wawe kuri ubu ngubu bigeze he? Kuri ubu ngubu akora mu biki? Wa mugabo ati, njye ntabwo byakunze ko umwana akomeza kwiga, amashuri ye ntabwo yabashije kuyarangiza, yarayacikije. Akabivuga abandi bagwa mu kantu, bumva birabatunguye ndetse batekereza nko baba bakoze n'amakosa wenda mu kuba barimo bavuga ayo mateka, ati wenda byavaho bimubabaza. Ariko aza kubabwira ati, rwose ntibibatungure, gusa kuri ubu ngubu nawe ameze neza. Ati kuko mu minsi yashize hari inshuti ze bagiye bigana, bagiye bamufasha muri byinshi. Ati umwe aherutse kumwubakira inzu nziza rwose ifite agaciro k'amafaranga menshi. Ati nanone hari undi mugenzi we wamuhaye akayabo k'amafaranga kugira ngo abashe kumufasha muri business. Ati bukeye bwaho hari undi wamuhaye ubwato, ati kugira ngo buzamufashe ajya akura ibicuruzwa mu bihugu bikomeye, abyambutse inyanja. Kuri ubu rero ntabwo natinya kuvuga yuko ari umuherwe, ni umuherwe rwose kuko arimo arakora business kandi yaramuhiriye, ameze neza. Nuko ba bagabo rero biza kubatungura, baza gusanga wa muhungu ari we abana babo bahurizagaho ibyo bagiye batanga byose. Baza kumva yuko wa musore uko biri kose yabarushije kubana, yagerageje kubana na bose amahoro.
soze rero ndimo nkubwira nti burya ubuzima si ugukikizwa na byinshi cyangwa benshi, ahubwo ni ukumenya yuko ari ryo shuri riruta ayandi, ukamenya ko ejo uwari mwarimu abasha kuba umunyeshuri w'uwo yigishije ejo hazaza. Ibyo bikwiriye gutuma wicisha bugufi ukamenya ko ejo uwari mwarimu wawe bwaca nawe ukamubera umwarimu. Nshuti bavandimwe, mu buzima guca bugufi no kwitwararika birema ubutsinzi bukomeye. Nkwifurije gukomeza kugira amahirwe muri byose, nkwifurije umugisha w'Imana. Murakoze, mugira amahoro.